Impundu n'izanyu tubatezeho byinshi impundu mbyeyi impundu n'izanyu tubatezeho byinshi bategarugori bari mu Rwanda imwe dukesha urubyiruko no mu majyambere murinda kuva kuko twabisa basiranye impundu mbyeyi impundu n'izanyu tubatezeho byinshi impundu mbyeyi impundu n'izanyu tubatezeho byinshi mufite uruhare runini cyane ngo guharanira urwatubyaye no kujijura imbaga nziza mu muco mwiza wa kinyarwanda impundu mbyeyi impundu n'izanyu tubatezeho byinshi ndi umukobwa jana ndi umukobwa umumararungu ndi umuringo umuriza bahora bega bambariye itabara umva ndi umukobwa jana ndi umukobwa umumararungu ndi umuringo umuriza bahora bega bambariye itabara ndindi byara abo batabazi muzi impinga ngo mu bihumbi ndi umutoranyirizwa intwari ngaho twaruzashyikira Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Uzaze mwereke imihana uzaze mwereke imihana umva numva ngo urahakunda hari ahandi wabandi isahano sindagira isange dusobane aracyari utarasohoka nyirira udasumba ukisimba kizabasizi bakasigiza nanjye ubwanjye naragukunze reka kwiheza mu rwawe ngo ushikurwe n'amahanga reka kurabikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze muri iriba ryamaze inyota ritazakama ukaba igicu kinkingira izuba kitazahita uri umurya w'inanga numvisha umutima ntabasha gucuranga uri irungu nzarwara iteka ritazakira tujyane biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukuri uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukuri uko nakuze Nimubwira akantu Teta nza kujyana ko nkubito imanzi aho batagisha ntizinateke
Mama humbesi ya nyamakana usanjane kukundutira makana cyuruhoro mutarutwa wasanze nanjye mukeneye nanjye ndabashaka ingoro y'urukundo bayimarire nirugereranywa fata unira twese hamwe tutime umakanya mubwire urukundo mukunda nirugera mw'ifaranga bumvira Urutari agasaza gashiramanga ahasazi mu miryange kati by'ukunya sibirenge urakozwe na nyabarongo we nyabarongo umugezi utemba oramanyiye mama we Nokosha yabarushije bahungu nimutabara naho gutwe yaruguririya yari yabarinda n'abarinda nabo bashashe ingo yaruguruwe right now. Right now. Say, I wanna rock right now. I wanna rock right now. Say, I wanna rock right now. Come on. Hey. I wanna rock right now. Say, what? To all the ladies in $100 bills. Real killers ain't got no business. Don't front, just test the kill. But let the hot shorty know who paying bill. Now relax your mind. The conscious free. Yeah. This is Kigali and record like this city. And no place on the planet that's to ride the beat. Yeah. Except on the front and the rudder beat. I wanna rock right now. Yeah. I wanna rock right now. Hey, I wanna rock right now. Right now. Come on. I wanna rock right now. Hey, I wanna rock right now. I wanna rock right now. Right. Yeah. Dusubire kwivuga. Uri wanyu se rwanika, kandi
kakungeri urwanyira imbirima iry'amavukana bigwi iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngaho debout debout c'est la dernière chanson allez iyo ngwe ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho yabasamuwe ngaho baraguteye utewe n'abafaransa utewe utiteguye ese wabigenze iyo ngwe ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho yemera dukunda we yemera dukunda we ngaho baraguteye utewe n'abasoweri utewe utiteguye ese wabigenze iyo ngwe ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho umusafiri we umusafiri we aho baraguteye utewe n'ababiki utewe utiteguye iwe wabigenze iyo ngwe ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo munyakazi we iyo munyakazi we ngaho baraguteye utewe n'abafaransa utewe utiteguye iwe wabigenze iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho Kristiyo we iyo mugisha we ngaho baraguteye utewe n'abarundi utewe utiteguye iwe njyewe teta we njyewe teta we nabambika amayugi nkabaha ingoma bakazivuza ngo bahamire iyo ngwe ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho njyewe teta we njyewe teta we nabasasira nabasusurutsa nabasomye gusa ubahaguma iyo ngwe ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngaho ngaho iwe ngaho ngaho iyo ngwe ngaho iyo ngwe ngaho ngaho iyo ngwe. Merci. Bonne soirée. Abahungu bakunda abakobwa, abakobwa bakunda abahungu, ubwo nanjye nakunze agahungu gafite imitoma, kayaza ngo gafite urukundo nazabona ahandi, ko kandi gafite umutungo uzadutunga twembiyo. Dore ndakwizeza ibitangaza kandi urandangaza. Umwana ashaka ko tuharirimbana sakwe sakwe sakwe
sakwe sakwe nagutera icyo utazi nagutera icyo utazi utahuye urukundo rw'ubu ruzira ruzirishi ruzira ruzirishi kama twagiye bala 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 mayidina bala narumiya bala 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 urambabaje bala 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 urambabaje bala 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 Je suis Teta Diana et je suis artiste, chanteuse de la musique. D'abord, merci à tout le monde qui est venu. C'était une chouette expérience. Je suis vraiment très contente d'avoir partagé ce moment avec le public et avec Kigali. Et on n'a fait que 4 répétitions avec l'équipe. Franchement, je suis très contente et très fière de l'équipe. Et voilà, c'était un moment magique et je sentais la connexion entre moi et l'audience. Et c'est ce qui fait le bon résultat pour chaque artiste, j'imagine. Pour la Journée internationale de la femme, voilà, on est ici. On célèbre ça tous les jours d'ailleurs. Et voilà, c'est bon. Je ne peux rien dire que bonne fête à toutes les femmes tout autour du monde. Continuez à vous battre. Ça a été un long journey pour arriver où on est et occuper la position qu'on occupe dans nos différentes sociétés en tant que femme. Et je suis très fière de toutes les femmes autour du monde. Continuez, foncez. Je pense que la culture, c'est vraiment au centre de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on devient, même quand on quitte le pays et qu'on aille ailleurs, découvrir d'autres cultures. Et il faut vraiment absolument ne pas laisser sa culture derrière parce que c'est ce qui nous définit, nous. Je suis rwandaise parce que il y a des choses que je fais en tant que Rwandais, des beliefs, des croyances, ma façon d'être. Et donc je pense que c'est très important de transmettre ça et même à la jeune génération, de ne pas perdre ses racines. C'est vraiment le centre de tout ce qu'on est, après tout. Merci à tout le monde qui est venu et le message, c'est garder l'amour et soutenir les femmes et rester ensemble. On peut y arriver, et je suis fière de vous, les femmes, partout dans le monde. Oui, je remercie beaucoup à l'Institut français de pouvoir showcaser ou donner l'espace aux musiciens, aux artistes et de faire le monde découvrir même plus de talents. Surtout ici à Kigali, c'est vraiment un plaisir de pouvoir venir ici et se sentir chez soi. On se sent chez soi ici à l'Institut français. Et donc c'est un très bon travail qu'ils font de promouvoir justement notre culture en tant que Rwandais, mais aussi d'accepter qu'il y ait cet échange culturel. Parce que comme vous avez vu dans le public, il y avait un mélange de Français, de Belges, de Rwandais, de Burundais, enfin, tout le monde venait de partout. Et c'est ça la beauté. Le jardin serait foutu s'il n'y avait pas plus qu'une couleur de fleurs. 해부산대 젠조 이초 치비비 자부임부예 무부랑가 지카무란 지사무지투자 지카무템베라 모모콘노 둠빙홍긴데미미고비 지바시침 하마무지훈비
Muraho, itwa Hilda, nturuka mu Bubiligi, ntuye i Kigali imyaka itatu. And yeah, so I've been studying Rwandan dance for 4 years now. And I actually moved to Kigali for that reason, because I saw Rwandan dance when I visited Rwanda. I saw Rwandan dance and I fell in love with the dance, so I wanted to learn. Yeah. Oh, you learned it here? Yes, I learned it here. I moved here for that reason. Yeah. The first time I saw Kinyarwanda dance, it was at Ubumunu Festival in 2016. I was here for a project as a dancer, because I also do contemporary dance. And at the opening night, they always have Rwandan dance as an introduction for the festival. And when I saw the women dance, I was really feeling goosebumps all over my skin, because there's something about the way the women move with such elegance and fluidity that really inspired me, and I'd never seen that before. It's a very unusual dance, very special, and when I saw it, I right away thought I need to move to Rwanda. And so in 2018, finally, I made the move. So I've been here ever since, and trying to train with the best teachers. Yeah, it was hard because the way that they teach in Rwanda is very different to the way I'm used to learn. You know, usually in dance classes in Europe, they say 5, 6, 7, 8, and here it's like cha, chi, 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 cha, 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 cha. And I was completely lost in the beginning. But now it feels like normal to take class like that. So when they use their dance language, I completely get what I'm supposed to do now. But in the beginning, I was completely lost. Yeah. At the moment, I'm with Inganzo Ngari. I danced with Inhayo before, but now I'm training with Inganzo Ngari. I like to train with the best. They are really the best, and I just want to be inspired by really good dancers around me, because it pushed me to do better as well. Yeah. At the moment, I'm not performing yet, because I joined only a few months ago, so I'm learning the choreographies and so on. I've danced in a few weddings before in the past, before COVID, and I have my own troupe. It's not traditional, but I am using traditional dance fused with other styles of dance, because I really love to also include my own personal experience. I've been a dancer for a long time, so I like to mix Rwandan culture with other styles of dance and music. Yeah. So 99% of the songs are about cows. And so Rwandan culture is very much inspired by the traditions of the way people live. Like Rwandans have a lot of respect for agriculture, especially towards the cows. So a lot of the songs are about cows, and a lot of the dances are also, how do you say it, like honoring the cows, especially the Inyambo. It's the cows with the big horns. So a lot of the arm positions are inspired by the cow horns, because the cow horns can have even different kind of directions. So the arms are often in different kind of directions. I think it's really, really interesting, because in my culture, we don't see a cow as an elegant creature necessarily, but in Rwanda, it's really seen as an elegant creature, the way the cow moves. And so the dancers, they're trying to imitate the fluidity of how the cow moves. It's imitating the essence of that, yeah, which I think is so interesting. Umuhanzi nyarwanda ncuranga inanga gakondo, igikoresho cy'iwacu mu Rwanda. Iki gikorwa cyabaye ahangaha kuri City Français, ni igitaramo cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza abari n'abategarugori cyangwa abagore muri rusange kuri uyu munsi. Niyo mpamvu mwabonye haririmbye umuhanzi Teta Diana, umuhanzi w'umuhanga cyane u Rwanda rufite. Twari kumwe nawe rero kuko afite indirimbo zitandukanye, twagiye duhuza ibikoresho gakondo n'ibikoresho bya kizungu, bibyara injyana
nziza cyane, ni bimwe mu byagize igitaramo kandi abantu benshi bishimye cyane. Teta usanzwe ni inshuti yanjye, ndi umufana we, nkunda indirimbo ze. Rero igihe akimara kumenya ko afite igitaramo yaranyitabaje, arambwira ko naza muri timu imufasha, cyane ko hari indirimbo zikeneye inanga. Turahura, turabipanga, turarepeta, ntabwo twarepese nyinshi cyane, ariko iyi bande twakoranye twarahuzaga kuko twari tuziranye, ntabwo byagoranye, twavugaga rumwe. Nibwo rero mwabonye ibyo twakoze. Twakoze cyane. Kwanza inanga ni kikwa? Tubwire byo tugrupa hiyo. Okay. Inanga ni igikoresho gakondo cy'abanyarwanda, ariko no muri ibi bihugu bya East Africa, mu Burundi, muri Uganda no muri Congo ndakeka naho barakivuza. Rero ni igikoresho gakondo kibumbatiye umuco wacu cy'amateka cya kera cyane, kimaze imyaka myinshi. Tekereza ko ariko karango k'iwacu. Rero nkiri mutoya nakundaga kumva igitaramo kuri radio, nkumva indirimbo z'inanga, nkumva ba Rujindiri, nkumva ba Sentore, numva nkunze iyo so y'inanga. Muri 2012 nzagura n'umusaza witwa Mushabizi, azwi cyane mu nanga, yitwa Zaninka. Musaba rero ko yanyigisha, aranyemerera, njya gukosha inanga, tutangira kwiga. 2016 nsoje amasomo muri kaminuza y'Ibutare, aho nigaga Arts and Creative Industry. Nkora none ntangira gukora umuziki gakondo nk'umwuga, mbiha umwanya uhagije, ntangira gusohora indirimbo zitandukanye, album hanze, nitabire amaserukiramuco atandukanye, haba inaha ndetse no mu mahanga. Ni gutyo naje kumenya inanga, ntayiramenya. Ni benshi bagiye bampa inspiration kuko nakunda kumva inanga zitandukanye, harimo iza Rujindiri, Sebatunzi, Kirusi Thomas, Kabarira Viatori, abo bose nabagiye bacuranga inanga. Ariko cyane cyane uwitwa Sebatunzi niwe wabaye nk'umpa inspiration kuko nakundaga umurya we, nifuza rero kuba nawukomeza. Ariko izo njyana zose bariya bose nagiye mbafataho touch, maze bose kumenya imirya yabo, nkoramo noneho umurya wanjye usa n'uri tradi moderne. Mu ndirimbo zanjye ngenda nkoresha uburyo hazamo injyana gakondo ariko ijya kuba fusion, donc métissage y'injyana gakondo ihuye n'injyana igezweho, ku buryo buri wese ashobora kwiyumvamo. Hari n'uburyo bwo kugezwa gakondo.